Tugiye kongera kwiga umuti witwa Ibanga Powder. Ibanga Powder umuti mwiza cyane nanone ukorwa na kampani Shangi, kandi ukaba ari umuti ukozwe mu bimera by'iwacu, ukaba ari umuti ukozwe mu bimera bigera muri 5, ukaba wibitsemo ubushobozi rero kuko watunganyijwe neza nta ngaruka ushobora kugira ku muntu. Ibanga Powder cyangwa se ibanga puderi ni umuti uba ari ifu by'umwihariko, ukaba ari umuti ushobora gufasha abantu batandukanye ariko cyane cyane ku gitsina gore. Ifasha abagore n'abakobwa gukira microbe vaginale. Ifasha abagore n'abakobwa gukira microbe vaginale, imihango idakama. Iri banga powder rivana imyanda mu myanya myibarukiro. Ubwo ni kuri abantu bavuga ko bafite za infection, bakundi umuntu aba aribwa mu gitsina hazamwe ibintu by'ururenda runuka, ndetse by'umwihariko aho ruguye ku mubiri rukamubabura ku mubiri, byerekana ko uyu muntu aba ageze ahantu habi. Hanyuma ikindi ikora ni ugushongesha ibibyimba bifata nyababyeyi. Gushongesha ibibyimba bifata nyababyeyi, iri banga powder rifite ubwo bushobozi. Ifasha abarengeje igihe cyo kubyara. Babandi bakunda gushishira cyane, abakunda kugira ibinya bya buri gihe, abakunda kubabara umugongo wa buri gihe, abishimagura mu gitsina cyane. By'umwihariko ikaba ifite ubushobozi bwo gushongesha ziriya za hemoroide zagaragaye inyuma. Ifite ubushobozi bwo gushongesha hemoroide ku bagabo ndetse n'igitsina gore. Hemoroide ni ya ndwara nigeze kubabwira ko nzababwira nanone, bayita karizo mu Kinyarwanda. Umuntu yirwaye ashobora kwituma amaraso cyangwa se yakwituma n'umwoyo ugasohoka. Umuntu urwaye hemoroide ashobora kuzana ibibyimba mu kibuno, kujya kwituma bikanga, yakwituma nyine ubwo mu mwoyo hagasaduka. Uyu muntu rero aba ageze kure, ndetse by'umwihariko usanga mu kibuno hajemo ako kantu karereta kaba kajemo kameze nk'urutoki, ugasanga kasumye, kagiye gakura gake gake kakaba kanini. Bivuze ngo rero uyu muti witwa Ibanga Powder iyo uwukoresheje neza nk'uko muganga yabigutegetse, ukawicaramo mu mazi y'akazuyazi, ukawiyogesha neza, mu cyumweru kimwe ako kantu kaba kamaze gutangira gushonga kashize. Ibanga Powder rero ifasha ku munezero w'umuryango, ku bijyanye n'amabanga y'urugo. Kubera iki? Kubera yuko imyanya myibarukiro nirongera ikoroha igasubira mu buryo bwayo, hanyuma ugasanga umugore aroroshye nta kibazo. Bivuze ngo rero ni nziza ku muryango, cyane cyane igitsina gore, ariko nanone kuri hemoroide n'abagabo bakayikoresha kuko nabo bashobora kuyicaramo kugira ngo ishongeshe za hemoroide zamaze gusohoka hanze. Ni imwe rero mu nyunganiramirire ikorwa na kampani Shangi, kandi ifite ubushobozi gukiza indwara zitandukanye, ndetse by'umwihariko ikaba ifite ubushobozi bwo gukiza za microbe vaginale zitandukanye, ndetse by'umwihariko gushongesha na bya bibyimba bifatanya ababyeyi twabisobanuye, ndetse ikaba yibitseho ubushobozi bwo kubasha gutanga igisubizo cy'umuryango. Kuyikoresha ni ingenzi cyane kuri buri wese. Iyo wagize amahirwe ukayibona, nongere mbisobanure kugira ngo umenye ko ariyo, ubanza kureba ko hariho akarango k'Ishangi. Ari ikirango cy'Ishangi ndetse na nomero za telefone ziriho, ukareba niba zigaruka kuri kampani Shangi, na email iriho ukareba niba ari iy'Ishangi kugira ngo urebe niba ariyo. Hari abashobora kuyigana rero hanyuma bakakubeshya ko ariyo, ariko ntabwo ariyo. Ahubwo birakwiriye ko buri wese yabasha gusobanukirwa na gahunda dufite, no kugira ngo amenye ubuvuzi dufite, ubuvuzi gakondo buvuguruye bujyanye n'igihe. Byiza cyane rero uramutse uyishaka, natanze nomero ngira ngo nabibasobanuriye,
nawe ujye uzitanga, sibyo? Nawe ujye uzitanga kuko ni ingenzi. Birashoboka yuko ari umuntu wazayikubaza ugasanga arayikeneye cyane, ukamurangira ya nomero yacu ko iba iriho no kuri rya cupa akabimenya. Nomero zacu twazivuze ni za zindi ntabwo zijya zihinduka, ni 0785408252, ndetse twabonye ko hari na Tigo 0722508252. Izi ngizi uramutse uzikoresheje wabasha gukira neza indwara zijyanye n'indwara zifata imyanya ndangagitsina kandi umuntu agakira neza. Iyi rero iyi nyunganiramirire izwi n'abayikoresha kubera yuko ni produit nziza cyane. Iyo bibaye byiza mu kuyikoresha wongeraho nibura udutete nka 3 twa tungurusumu, nibura ugiye kuwicaramo. Udutete nka 3 twa tungurusumu ugiye kuwukoresha ukatwongeramo ukaduhonda, wamara guteruraho uyu muti warangiza ukatunagamo, ubundi hasigaye ukicaramo. Ubushobozi wabubonetse bwinshi, wayikoresha neza kandi mu gihe gitoya, nuko ukabasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ngira ngo rero buri wese noneho yambaza, kandi amarembo arafunguye. Ndumva buri wese yatangira akambaza, hanyuma tugasoza icyigisho cyacu. Murakoze.